twongeye kandi kubakira bene data muri studio zacu za Anaweza. Tubahaye ikaze mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana bishimire. Turabanezerewe, ni karibu mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Dushimiye Uwiteka Imana yabarinze ikabagirira neza, ikabashyiramo inzara n'inyota byo kuyishaka. Niyo mpamvu muhora mukurikira ijambo ry'Imana. Muhumure nawe ntabwo azabareka, azabagirira neza muri byose. Hallelujah. Ni njyewe kandi Mama Matilda ugarutse imbere yanyu uzanye inkuru z'ibyiza, nzanye ijambo ry'Imana. Nje kubabwira yuko Uwiteka agira neza. Hallelujah. Muhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana rero. Abashoboye gufata za Bibiliya zanyu muzifate hafi aho tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka duhe ikaze Imana yacu. Turagushimiye nanone kandi Mwami Imana. Tugushimiye amahirwe waduhaye y'ubuzima kandi watugiriye neza data wa twese. Tugushimiye ko watwongereye undi munsi Imana mu minsi yo kubaho kwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya wacu mwiza Mwami Imana wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Tutari kumwe nawe ntabwo twashobora. Ni wowe Mwami Imana ufite ubuzima bwacu mu biganza byawe. Ni wowe duha kumva no kumvira, ni wowe duha kumenya no gusobanukirwa. Bana natwe muri uyu mwanya mwiza tuguhaye ikaze. Mwuka wera w'Imana, ntutureke, ni wowe mufasha w'ukuri, mufasha w'isezerano twahawe, twasezeranijwe, ubana natwe ukadufasha muri byose. Tuguhaye rero ikaze. Mana nushimwe, nutangirane natwe, utugirire neza, imitima yacu ihugurire kumva ijambo ryawe, kandi nukuri uduha amatwi yumva n'amaso abona. Izina ryawe nirishimwe. Abakurikiye ijambo ry'Imana bose muri uyu mwanya nibahabwe umugisha nawe, kandi ubagirire neza, ubiteho, ubitwararike Mwami mu byifuzo byabo byose. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro muri byose Mwami Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abategereza Uwiteka bazatsinda muri byose. Haleluya. Abategereza Uwiteka bazatsinda muri byose. Abo batarambirwa, abo batananirwa, abo batava mu bikari by'Uwiteka, abo badacogora ngo babivemo, abo badaharara ngo baharurukwe, abo bategereza Uwiteka bakomatana nawe, imitima yabo ikomatana n'umutima w'Uwiteka. Abo bategereza Uwiteka bazatsinda muri byose. Impamvu ni iki bazatsinda muri byose? Nuko bizeye uwatsinze, bizeye uwanesheje, bizeye ushobora byose, bizeye umuremyi wa byose, baramutegereza, baramwizera, baramwiyegura, baramwiringira, bamuhanga amaso. Abo bategereza Uwiteka rero badacogora, batiyobora, batikorera ibintu uko babishaka, bakamutegereza ko ari ubafatira ibyemezo, ari ubayobora, ari ubagirira neza. Abo ngabo niba uri muri abo umenye yuko uhiriwe. Abo bategereza Uwiteka bazatsinda muri byose. Nta gutsindwa kuri mu bategereza Uwiteka. Rero gira gutegereza Uwiteka no kumenya yuko akubereye maso. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twihute tujyane mu gitabo cya Zaburi ibice 25 ku murongo waho wa 3. Haravuga ngo Zaburi ibice 25 umurongo waho wa 3 haravuga ngo siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Siko bizaba Mwami Imana mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Ariko abava mu isezerano ari nta mpamvu abo bazakorwa n'isoni. Abareka kukwiringira, abazareka kugutegereza, abazareka guhanga amaso, abazareka kukuyoboza inzira banyuramo, bakarambirwa, bakiyobora, ntibagutegereze, ntibakwiyegu, ntibakwizere, ntibaguhanga amaso Mwami Imana, bazayobora ubuzima bwabo uko babishaka, abo nibo bazakorwa n'isoni. Ariko ubundi siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Mwene data, nkubwire ngo niba utegereza Uwiteka, niba wiringira Uwiteka, niba waramwiyeguriye, umenye ngo gukorwa n'isoni ntabwo ari umugabane wawe. Never. Gukorwa n'isoni ni umugabane, ni n'umurage w'abadategereza Uwiteka, w'abataremereye Uwiteka kuba umuyobozi wabo, kuba umurengezi wabo, kuba umutabazi wabo. Abakora ibintu uko babyumva, badategereza Uwiteka, batamenya ko Uwiteka ari we wabaremye, ari we ubayobora, ari we ukwiriye kumenya ubuzima bwabo. Abo ngabo gukorwa n'isoni ni ibintu bisanzwe kuri bo, n'umugambi bahisemo, nicyo biyemeje, kubera yuko baretse Uwiteka bafata inzira yabo uko babyumva nuko babibona. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero riravuze ngo siko bizaba Mana, ngo kubagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kereka kubava mu masezerano ari nta mpamvu,
ijambo ry'Imana ritubwiye muri Zaburi. Rero mwene data, gira gutegereza Uwiteka. Hari ibikugoye, hari ibikurambiye, hari ibiguteye ubwoba, hari ibyo udasobanukiwe, hari ibyo utumva uko wabigenza, hari aho utabona inzira, biragushobeye, birakuvangavanze, uraremerewe. Tegereza Uwiteka, nturambirwe, ntucike intege, ntumureke, ntumuveho, kubera yuko yaravuze ngo hahirwa biringira Uwiteka mu ijambo ry'Imana. Nanone muri Yeremiya ngo hahirwa biringira Uwiteka, Uwiteka akababera ibyiringiro. Ngo abo bazahora bameze nk'igiti gitoshye giteye hafi y'amazi, gishoreye imizi yacyo mu mazi. Ngo abo ntago bazatinya umwaka, ngo icyo giti ntago kizatinya umwaka amapfa yacanyemo. Kubera iki? Ko gishoreye imizi yacyo mu mazi. Cya giti naho haba ari kuzuba kizagaburirwa n'amazi, imizi yacyo yashoreye mu mazi. Abo ntacyo bazabura, icyo giti ntacyo kizabura, kizahora kimeze neza no mu zuba igihe ibindi biti byumye. Niko umuntu utegereza Uwiteka, ku muntu wiringira Uwiteka amera. No mu bigeragezo, no mu makuba, no mu byago, no mu bikomeye, uhorana ibyiringiro, koko uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe, koko uzi ko Imana ibyo yibwira kukugira ari byiza, koko uzi yuko Imana itazakureka. Yesu nashimwe cyane. Koko uzi yuko Imana itazagusiga, uhorana ibyiringiro, uhora wumva ufite ituze, uzi yuko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe, ko niko ijambo ryawe ritubwira. Rero ngo siko bizaba Mana kuba gutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni, ahubwo bazakorwa n'isoni n'abava mu masezerano ari nta mpamvu. Abo bavuye mu masezerano, abo baretse kukwiringira, abo baretse kuguhanga amaso, nibo bazakorwa n'isoni. Ariko twebwe abakwiringira Mana siko bizaba. Twebwe tuzasubizwamo intege nshya, twebwe tuzakomera, twebwe tuzatumbagira, twebwe tuzanesha, twebwe tuzaba abagabo nyabagabo bo kuguhamya, kandi twebwe tuzambara imbaraga dukora iby'ubutwari. Ubwo nicyo ijambo ry'Imana ribivuze. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ndetse ngo n'abasore bazagwa rwose. Kubera iki? Niba baba batiringiye Uwiteka, niba baba badategereza Uwiteka, niba baba batamuhanze amaso, birashoboka rwose ko bacogora bakaruha ndetse bakananirwa rwose. Abo basore b'imigenda nabahe? Naba bakomeye ubona, ni abantu b'ibikomerezwa, ni baruna kubona bakomeye bafite ibya mirenge. Wenda wowe uranakenye n'ufite n'ibyo kugaburira abana, wenda wowe no kuvuza abana byakunaniye no kwiga, wenda wowe uri umunyantege nke, urabona hari abandi bafite imbaraga bakuruta, bakurusha ubushobozi, bakurusha ubuhanga n'ubwenge, wenda uri n'umushomeri, urabona hari abafite akazi. Ariko abo bose bashobora gucogora bakananirwa ndetse bakaruha iyo badategereje Uwiteka. Bashobora kunanirwa ndetse bagakubitwa hasi, bagasubizwa inyuma rwose. Ibyo baba biringiye bishobora gukurwaho mu mwanya, kubera yuko batiringiye Uwiteka. Ubuzima bushobora guhinduka isaha n'isaha niba batiringiye Uwiteka, niba badategereza Uwiteka, niba Uwiteka atababereye umujyanama. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ndakwifuriza kuba muri abo bategereza Uwiteka, usubizwemo intege nshya. We warucitse intege, we warubuze ibyiringiro, subizwamo intege nshya, umenye ngo siko bizaba ku bategereza Uwiteka. Ntawe uzakorwa n'isoni. Naje kuvuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni niba wiringiye Uwiteka. Mwikomerezeho, umwiyegurire, azakugirira neza. Nshuti yanjye, ntabwo uzakorwa n'isoni. Aje kugusubiza intege mu bugingo, we warucitse intege, we warunamutse, we warubuze ibyiringiro, aje kugusubiza intege mu bugingo. Komera rero umenye ko atari ko bizaba ku bategereza Uwiteka. Kandi ntiwibwire ko ibya Uwiteka atabizi. Arabizi, azi ibikugoye, azi ibituma urara udasinziriye, azi ibikubujije amahoro, kandi umugambi we ni mwiza. Ibyo yibwira ni ukukugirira neza. Humura uzabona ineza y'Imana, yewe n'abagukikije bazayibona. Haleluya. Wowe komeza utegereze Uwiteka, wirambirwa, wica inzira z'ubusamo, wikwirwanirira, kuko Imana yawe ije gushyira inzira aho utayibonaga, ije kukurengera, ije kukurwanirira, ije kukubera amaso, ije gutunganya ibyawe bidatunganye. Wowe wahisemo kuyitegereza, nta gukorwa n'isoni. Hoya, ntabwo ari umugambi w'Imana ko abamwizera bakorwa n'isoni, nta nubwo ari umurage. Wowe uzatsinda. Turi abatsinzi no kurushaho twebwe abiringiye Uwiteka. Mpamvu ni iki? Nuko twizeye Imana itsinda. Haleluya. Mwami wacu Yesu yaratsinze, yaratsinze ku musaraba. Erega yaranavuze ngo byose birarangiye. Humura rero mwene data, komera, urushizeho gutegereza Uwiteka, kumuhanga amaso no kumenya ngo ejo hawe ni heza, kuko hari mu biganza by'Uwiteka. Kandi yaravuze ngo ibyo nibwira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Ubwo rero ibyo Imana ikwibwira aho ari byiza,
niki kiguhangayishije, niki gituma urara udasinziriye, niki gituma uhora wumva umutima wenda kuguca mu kanwa, ko Imana ikubereye maso. Tuza humura, uzabona ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana. Uwiteka aguha umugisha, rushirizaho kumwegera, wicika intege, wibivamo. Wenda uriho urashaka kubivamo aribwo wari ugiye kubona ineza y'Imana. Wenda marayika yaraje azanye ibyawe, araza asange wabivuyemo se ugura budahombye. Tegereza Uwiteka, ntabwo azagusiga kandi abinyuma y'ijambo rye. Ibyo yavuze azabikora kuko ni Imana itajya yivuguruza. Humura rero, komerera muri we, umutegereze, umuhanga amaso, azakugirira neza. Uwiteka aguha umugisha. Komerera mu ijambo ry'Imana, ukomerere mu gusenga. Jya ujya ku mavi, upfukame, usenga Imana, uyiringiye, wibwira uti imbaraga zo gutegereza mwami, njyewe nari ndambiwe. Ariko numvise ijambo ryawe rivuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Subizamo intege nshya ko numva nari ndambiwe, nari nshogoye. Umwami Imana arumva, azakugirira neza. Imana iguha umugisha. Turakoze mwami Imana, turagushimiye. Gize neza kumva gusenga kwacu, gize neza kutuyobora no kutuganiza muri iri jambo. Habwa icyubahiro nikuzogira abana bawe neza, abo bagutegereje nibakomezwe, basubizwe intege mu bugingo, hoza abarira, utabara abagutabaza, bose babona ineza yawe, kuko ijambo ryawe ni ukuri. Waravuze ngo uzagirira neza, uzagirira neza. Abakwizeye rero nabo kugirirwa neza, siko bizaba, nta uzakorwa n'isoni ku ijambo ryawe ritubwiye, kandi nzi ko ugiye gusohoza amasezerano mu buzima bwabo, kuko utwibukije ko nta gukorwa n'isoni kuri twebwe bagutegereza bakwizera. Izina ryawe nishimwe. Ugize neza mwami Imana kuvuganye natwe. Icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe. Mwami, ntegereje kumva ubuhamya bwa bene data bagiye gutabarwa no kugirirwa neza, kuko igihe cyose usoza imirimo n'ibitangaza binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze Mana, urakarama. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.